ibikorwa bateguye byo gufasha abatishoboye, gufasha abanyandegenge. Ibyo nibyo bintu byadushimishije, kuba bagaburiye abantu bakabambika bakifatanya nabo kurangiza umwaka neza no kubishimira no kwishimira abakirisitu. Twishimye cyane nk'abakirisitu, natwe biduteye izindi mbaraga. Ndibwira ko natwe mu mwaka utaha aricyo natwe tuzakora kugira ngo twishimane n'abandi. Gushimira Imana, ndabashimiye Imana kandi nabo ndabashimye. Imana ibaha umugisha. Ujya gusoza umwaka neza. Amina amina amina. Ukuntu ukuri nanjye niko nyisaba. Ndi kandi ujye n'aba narakoze bidasobanutse muri uyu mwaka ndangije, ndimbabarire ariko ndangire n'ubundi neza. Ubundi wari ufite ibyo kurya cyangwa ntabyo wari ufite mu nzu? Ndanaka ibiryo bigiye kugeramo ni biriya, uretse utwo umuntu yari yangaburiye agafu ka 200 k'umwumbati n'udutoryi twa 200. Ntabyo kurya wari ufite? Ntabyo kurya nari bite, ndabyo mberuka. Dore n'akana tubana niko kamamenya. Ndaho mberuka ibyo kurya mu nzu. Ubonye ibyo kurya rero byakeye ute? Nishimye. None se singiye guhembuka. Icyo wabwira abandi bakozi b'Imana? Nababwira ko gusenga Imana cyangwa se kwizera Imana no kuyitaho no kuyimenya. Gusenga Imana nicyo cya mbere, no kuva mu byaha niko kujijuka. Nitwa Niyodusenga Eric, banze ku izina rya Jimmy, ndi umukirisitu ku itorero rya ADPR, ndirimba muri korali Yerusalemu. Ni iki cyatumye mutegura iki gitaramo? Buri mwaka korali Yerusalemu igitegura iki gitaramo cyo gusoza umwaka dushima Imana aho yatuvanye naho yatugejeje. Byari ngombwa ko tugitegura kugira ngo hari abantu baba bakeneye ivugabutumwa, imitima yarajarajaye, ariko harimo na gahunda yo gufasha ko hari umuntu warabuze ibyo kurya, kugabura iby'ubugingo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Nzima mu mubiri muzima. Trebye niko bimeze. Cyangwa se umwuka wera mu mubiri muzima. Yego. Aka kantu se mwagakuye kugira ngo mugatekereze ku buryo abantu. Oya, byari ngombwa. Yerusalemu usanzwe ijya ibikora buri mwaka, haba abaperezida batambutse n'aba babaye bahari, tujya tubitegurana ibintu bisanzwe n'umuco wa korali Yerusalemu. Yego, ni bisanzwe. Muri rusange rero iki gitaramo mwe bwanyu mwacyakiye mute? Icyo mwari mwiteze n'icyo mwabonye mute muri rusange? Byari ngombwa, ibyo twari twiteze nibyo twabonye, kuko umurimo w'Imana iraza ikawushyigikira. Twari turi kuvuga, urabona hari abantu twaremeye barimo badusabira umugisha. Hari indi brand ya korali Yerusalemu mu buryo bw'itorero izamutse, mu buryo bwo kuvuga ubutumwa, tumenya abakene bashonje, no mu buryo bw'umubiri kwa twatumiye korali kaza. Urabona ahantu muvoma yagutse muri make. Ibyo byari ngombwa kuko buri mwaka tujya tubigana, ndago birangiriye hano, turacyakomeje korali Yerusalemu. Mu aho twabonye bitebe igitaramo, twabonye bafite imbaraga z'umwuka, amavuta ari yose. Ibanga ni irihe? Ibanga ni ugusenga. Twasenze tuvuga Imana ati tugiye kuvuga ubutumwa, kuko uyu murimo dukora ndi duhembwa, ahubwo ni uburyo bw'ijambo ry'Imana. Imana ikatwagura yo ikaza irema mu byo bitwita umwuka. Imana niyitegura, yarangiza ikaza umwuka wera, icyo bita umufasha, akaza akadufasha agakora umurimo we. Niko uko ubibona byagiye, niko umwuka yabiteguye. Yego. Ubu rero intego ya korali niye mukomeje kugenderaho? Turacyakomeje kuvuga ivugabutumwa mu buryo bwo kuryagura na guke kuremera abantu mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ijambo ry'Imana, tukagura abantu bakabwirizwa ubutumwa, bagakizwa, bakiyongera. Niyo ntego. Urabona nubwo twaremeye abantu, ariko bahise bakizwa, kwiyongera, akavuga ko itorero kibatekereza. Yego. Niki musaba rero abandi bakristo bari mu bice bitandukanye, cyane cyane n'amakorali akora umurimo w'Imana nk'uwo mukora? Yego. Ubwo urabona kuba twakubonye nk'umunyamakuru nawe tugutumira, urabona mu gihugu hose barabikurikirana, kuko waje mu ivugabutumwa rya korali Yerusalemu mu buryo bw'iyobokamana. Ubwo nubishyira kuri televiziyo cyangwa abadukurikira barahita batwigiraho ibindi ibintu byose bisaba gukopera. Ubwo amakorali yose muri ADPR mu buryo bwo gufasha muri rusange, korali ADPR, amakorali mu itorero rya ADPR arafasha cyane mu buryo kanzu ko ariyo ntego y'itorero. Twahamagawe turi abana bato, duhamagara nyine n'ubundi dukorera mu nzengero. Ntabwo ibyo ngibyo ntabwo twigeze tubibona, ariko batwigisha ijambo ry'Imana, batwigisha gukora, batwigisha n'ijambo ry'Imana.
ushobora kumva ijambo ry'Imana nkajya no gukora nkaba nabona ayo mafaranga bavuga nanjye ngibeshaho bitagombye kuba nasabiriza ku bandi. Nk'uko bisanzwe Yerusalemu tugira igihe cyo kubana n'abantu batishoboye kugira ngo tubiyegereze tubahumurize bamenye ko Imana iri kumwe nabo, tukababwira ubutumwa bwiza nk'uko twabigambiriye, ariko tukabaha n'icyo barya, tukabaha n'icyo bambara, tukanabigisha gukora kugira ngo bibesheho umve ubutumwa bwiza ariko nabo bameze neza. Tugaruka kuri korali mufitiye igihe gahunda? Intego ni yayindi, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza ariko ntabwo turekeraho, tugerageza no gufasha abantu kugira ngo tugende mu buzima bwose, kuko roho nziza itubera mu mubiri muzima, tubwiriza abantu ubutumwa bwiza kandi nabo banezerewe. Muri rusange hari abantu benshi bakunze ibihangano bya korali, bashobora kubikura hehe? Bajya kuri YouTube birahari, ukandika Jerusalemu Choir ADPR Rushagara, niyo channel yacu, bahagera ibihangano byacu birahari, ubutumwa bwiza burahari, ushaka kudusura naho ngaho badusanga.